Nyuma yaho mu minsi ishize twabagejeje inkuru ivuga ku itabwa muri yombi ry'umuyobozi ushinzwe ubuhinzi mu murenge wa Ruheru ho mu karere ka Nyaruguru nyuma yo gutahurwaho kunyereza ibyagenewe gufasha abaturage mu buhinzi abigurisha, kuri ubu nanone bidateye kabiri ngo ibimeze nk'ibi byatahuwe nanone ku muyobozi ushinzwe ubuhinzi mu murenge wa Nyabimata ho muri aka karere. Bwana Habitegeko François uyoboye aka karere ka Nyaruguru yabwiye TV na Radio 1 ko byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage hamenyekana ko uyu Agronome ngo yabikije umuturage imifuka 15 y'imbuto y'ibirayi hamwe n'imifuka 12 y'ifumbire mvaruganda biturutse mu byari byaragenewe guhabwa abaturage, ngo amwizeza ko bazagabana, ngo ubuyobozi bubikurikiranye busanga nibyo, maze uyu mukozi ngo ahita ashyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo nawe akurikiranwe. Ibyo yakoze n'amayeri yakoreshejwe ngo ntibitandukanye cyane n'ibyo mugenzi wo mu murenge wa Ruheru nawe aheruka kuzira, nk'uko bisobanurwa na Habitegeko François umuyobozi w'aka karere ka Nyaruguru twavuganiye ku murongo wa telefone. Nibyo Agronome BIKORIMANA Gilbert twaramufashe tumushyikiriza RIB kubera kunyereza ifumbire ndetse n'imbuto byagenewe abaturage bakorewe amaterasi. Uko bimeze hari makuru abaturage baduhaye, noneho batubwira ko witwa Damascene yahawe ibyo bintu ngo abibikire Agronome, koko tujya kureba uwo nibwo yatwemereye ko koko imifuka 15 y'imbuto, ni ukuvuga toni n'igice z'imbuto ndetse n'imifuka 12 y'imvaruganda. Amubwira ko babigabana, noneho imifuka 5 y'imbuto n'6 y'ifumbire akamushakira ahantu hizewe yabimubikira. Bumva kumuha imbuto n'ifumbire ngo ashyikirize abaturage, amayeri bagiye bakoresha namwe ni ukugenda agahindura ibipimo yatereragaho n'ibibirayi yabiteraga kuri santimetero zingahe ugasanga yashyizemo metero, bumva no guhombya abaturage. Abaturage rero barabimenye, aho bumviye amakuru ko uwa Ruheru twamufashe nibwo baduhamagaye bati mukurikire n'ahangaha uyu nawe yarabikoze. Uyu muyobozi w'akarere kandi avuga ko gukomeza kuvumbura abantu nk'aba ari intego bihaye, ngo kuko iyo bigenze gutya bibangamira gahunda ya leta akarere gafite yo gukomeza kuvana abaturage mu bukene. Aha ariko kandi umuyobozi w'akarere ashimira abaturage batanga amakuru, akagaya abayobozi nk'aba yita urukozasoni bitewe n'uko leta ngo iba yabahaye ibyangombwa bihagije batagakwiye kunyereza ibyagenewe abaturage. Abayobozi nk'abo ni urukozasoni kuko icya mbere ni abakozi ba leta. Agronome ubundi mu bakozi ba leta ari mu bakozi navuga bahabwa iby'ingenzi bishoboka byose. Agronome ahabwa umushahara we wa buri kwezi, Agronome ahabwa moto n'uburyo bwo kuyikoresha, Agronome ntabwo ari we mukozi wakabaye ugaragara muri ibyo ngibyo, usibye ko nta n'undi ukwiye kuba yabigaragara. Ariko birumvikana hari igihe nyine inda n'ubujura biba byasumbye umutima, ugasanga umuntu yiyoshye muri ibyo ngibyo. Ariko ni icyaha kibi cyane kubera ko abaturage dushaka gukura mu bukene ntabwo bavamo vuba kubera abantu baba bigabije ibyabo bibagenewe. Nashimira abaturage ko ubu ngubu bari gufatanya n'inzego z'ubuyobozi bakaduha amakuru, ko byarashobokaga ko tutabimenya. Rero nagishimira cyane abaturage ko bamaze kumenya uburenganzira bwabo no kudahishira amabi igihe bayamenye nk'uko nguko. Kubera ko haraho ubutaka bw'aka karere ka Nyaruguru busharira, ngo byatumye leta ishora amafaranga menshi mu kugenishwagara ifumbire ndetse no gutunganya ibishanga n'amaterasi hashakishwa uburyo haboneka umusaruro uhagije w'ibihingwa bitandukanye mu baturage. Iba ariko uko biza ni nako bamwe mu bashinzwe kubigeza ku baturage babyihisha inyuma, maze bagakorana n'abacuruza uburiganya bagakora ibinyuranye n'ibipimo biba byagenwe, ubundi byo batwaye ku bufatanye na bamwe mu bacuruzi bikagurishirizwa mu maduka, ari byo ubuyobozi bw'akarere busaba abaturage kujya bahita batanga amakuru. Kabiri, TV 1.